YouTuber of the year. Ako Pablo wavuze muri France ko. Yeah. Oyo wavuze muri France. France sindashaka imenya. Nabubwire munani. Uramenye utazibagirwa ururimi rwacu ndare turi kugenda. Kandi turi gutaha. Rero bavandimwe iki gikombe tugituye inshuti za Elizabeth Official ahageze rwose ubutunzi bukuru n'abana. Hey guys, muraho neza, long time. Amakuru mumeze neza, ngewe ndaho meze neza cyane. Ndashima Imana twaraburanye. Ndabanza gusaba imbabazi abakunzi banjye, abafanzi banjye, inshuti zanjye. Murambabarira amaze igihe kinini ndakora, ariko ubu hari ikintu cyane kongera kugaruka. I'm so happy kabisa. Ndabasuje cyane abari ku migabane itandukanye y'isi, abari hirya no hino, abari mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba. Ndabasuje ndabayambiriye cyane, iminsi yari baye myinshi, ariko ubu twagarutse. Uyu munsi nkaba mfite umutumirwa mwiza cyane. Akuzi ko iyo nigira ubunyamakuru, siko nari kuba umunyamakuru. Ese ubundi bikora ni biki? Ibi rero ni nko gucangamuka. Ibi ni ugupagasa. Kubera ko iyo niga ubunyamakuru ndikumva byari kuba ari byiza cyane. Ariko haracyari igihe. Haracyari n'igihe. Nta gihe rwose ntikirahita. Ushize hari umuvuga butumwa wari kutubwiriza aratubwira ngo abantu twacitse intege cyane. Ngo hari abantu bajye biyamamaza kuba abaperezida bafite imyaka 78, ariko twe tugifite twa 21 something. Ivo true. Tukama twiheba, tukama twumva ubuzima. Oya, buriya haracari igihe ushobora kwigira ubunyamakuru. Sundi wagiye mu ishuri nkabwigira. Watangira ishuri ukagiga rwose ukaba umunyamakuru w'umwuga. Uri kumva ukuntu mfite ijwi ryiza? Y'ubunyamakuru? Uri kubyumva? Rwose courage. Haki, turacyari batoya, nta mpamvu yo gucika intege pe. Nta mpamvu, abantu njye bavuga ejo ndarumunani ndikubwira ati hari ishuri ngiye kujya ngo ugiye kujya mu ishuri ngo n'abana bawe ari abanyeshuri ngo abantu ntibazajye baguseka. Nta baguseka. Baguseka n'utazi ishuri cyari cyo, ariko umuntu uzi icyo kandi ishuri ntirangira. Ni byiza ntabwo rirangira, nta n'imyaka, nta limite y'imyaka yawe. Ugomba kwiga. Okay, nari ndimo ndavuga ngo ndikumva ubunyamakuru nabushobora. Hanyuma ndakwegereje. Urakaza neza cyane. Umeze neza. Urasa neza by the way. Thank you. Hanyuma hano mfite umutumirwa mwiza cyane. Sarangije kwiyegereza bariya wawe. Nabasabye n'imbabazi, nari maze igenda akora, ariko hari ikintu cyane kugaruka today. Ndikubikeka. Uyu munsi ariko bari kubona ukuntu imezi imeze. Imezi irasa neza. Imezi irasa neza, arakantu keza cyane kariho, turaje tube nk'abakavugaho. Sawa. Umeze neza cyane rwose. Hanyuma uyu ni umutumirwa wanjye w'uyu munsi, umubyeyi mwiza, umupapa mwiza, wuzuye ubwiza bw'Imana. Sorry, uriya ni ngiye mutumirwa cyane, we mutumirwa. Uyu munsi niwe natumiye kuko ngo hano ni iwanje. Twese hano ni iwacu. Turasangiye rwose. Turasangiye, ariko hari umuntu wenda uri kudukurikirana ubu ngubu cyakoze subscribe nyuma atakuzi watwibwira. Ukonje hano nzajya nivuga. Yes, kuko abantu bagenda biyongera. Nta kibazo, nitwa Moses Kimararungu. Twishimiye kongera kuba hano kuri Elizabeth Official. Twatugize iminsi tutahaza. Wari waragiye he? Shughuli za huku na huku. Tafadhali reka kubura. Rero turabiyegereje, turishimye kuza aha ngaha. Tukaba tugira ngo tuze kubana mu kiganiro kandi muze kudukandiraho sub. Harya abafaransa bazavuga gute? Sabuni. Level sabuni.
sibozi ico igifaransa abantu bazi igifaransa sukura ya ni sabone sabuni sabone rero ni subscribe wa mu Giswahili gusa simbizi sizi ni kufinya kwa uyo muhuri finya na kucu ni kufinya tu okay ya merci nayo makuru none abantu batamuzi uyu ni umutware wanje ise wa Birgram ise wa Liam mugabo wa Elizabeth umutoni wasi ndakwakiriye cyane hano ndakwishimiye twari tubakumbuye hano iwanyu uzugenda tugatinde siko abantu baba bagukumbuye naje mba ngukumbuye nyine kugira ngo uze hano usure urabizi ko ninjye ukunda kuhakorera cyane kubera impamvu z'akazi kawe hanyuma uyu munsi ntabwo turi bugiye muri byinshi nimba undirimbira nimba sinzi turashaka kuvuga kuri kino kintu n'izina risumba yandi abisi batamenye Yesu soko y'amazi birananiranye kano hantu tugiye kukavuga abantu bashobora kubona ari akantu gato gusa katarimo karagaragara ariko ni ikintu kinini cyane igikombe ni ikintu kinini igikombe ni ikintu kinini buriya ariko ndagira ngo nkubaze si ukuganira se nubwo wanyise umushitsi ariko twese uyu munsi noneho turaba ba hoste twembi turayobora yego aka kantu gasaba gukora sibyo turi kuganira akantu gasaba gukora aka kantu ni igikombe iki ni igikombe ariko ukiri aho urabizi ko twagihawe kwa kabiri narapostinze abantu benshi babiri baranyandikiye bamakongrizi abandi ariko ntitwamenye ubusobanuro ni igikombe cy'igisirimba niyo watsinze wagiye mu marushanwa y'igisirimba igikombe cy'igisirimba Yesu niwe uzakimpa mu ijuru hanyuma ariko ndashaka ko tubanza tukabasobanurira kubera ko abantu benshi bagiye bambwira Isabella bakampa kongrize abandi batazi ngo imva n'imvana n'ibyiki nuko uyu munsi rero twaje kubaheza amakuru uyu munsi twaje kubaha amakuru ya Elizabeth official kano kantu tagara kantu iki gikombe mwibuka ejo bundi turimo turareba umupira cya gikombe bahawe kuri finale nico ciki ni bande bagitwaye haje ni kakana ngo Messi yazaga iyo ntaga yisobanura gusa izina ryabo iki ngiki rero iki ni igikombe cya Elizabeth official wakoze neza iki ni igikombe cya Elizabeth kandi buriya nagiye gusanga nta gikombe wabona hatabaye guhangana hatabayeho guhiganwa no gutsinda hagomba kubanza akabaho guhiganwa noneho hakabaho kugira gute gutsindwa no gutsindwa rero wewe waratsinze haleluya ariko naho watsinzwe ntabwo ahantu hose watsinda hari aho watsinzwe hari n'ahandi watsinze rero iki kintu gifite usobanuro bunini hari igihe abantu batekereza yuko ari ikintu cyoroshe ariko buriya iyo ukora ikintu kugera n'ahantu bashobora kuguheza igikombe ikintu wakoze ucishimiye ugishaka noneho ukagera igihe waguheza igikombe buriya n'andi mateka manini none bakiguhereza wumvishije gute byagenze gute ntangiye kubaza umunsi twagiye hariya nanjye nari umutumirwa uwatanze ibikombe yari yantumiye narindi hari ndi kwitegereza ndi kureba ntegereje ko dutahana intsinzi cyangwa dutaha twatsinzwe ubwo rero narimo numva yuko tutari buze kumenya ukuntu biza kugenda nidutsindwa cyangwa ariko dutsinze aho twari twiteguye kwishima ari amarushanwa wabonaga bimeze gute ni bande bantu baguteraga ubwoba uvuga ati abantu duhanganye biragenda gute ndabacaho kwera okay merci subwo nabivuga gute
so habayeho icyambere amatora yeah urabizi ko nabishyize status ndavuga ati munyereke urukundo bararunyereka barankandira shyira mu magroupe barankandira so nukuri njyewe numvaga buri muntu wese uri hariya wese yatsinda yeah nta shyari ngira kubera ko Imana ifite ibyo yanteguriye sibyo yeah iyo umuntu afite ishyari ntihandi na mugenzi wawe ajya atsinda ukumva urababaye ariko buri watsinze nuko aba yakoze cyane kandi aba yakoreye iyo ntsinziye cyane so ntago navuga ngo hariya ngo nari impanganye wenda n'abakiguruguru cyangwa n'abandi bose sibyo njyewe mbese ikintu cyose cyari kuzana ari kucyakira yaba ari intsinzi yaba ari no gutsindwa kandi ibyo byose biragenda kandi ibyo byose bibaho tegaza gutsinda cyangwa gatsindwa hagati na hagati bihabaho nibyo kandi ntabwo urumva kuba naratsinze hari abantu batsinzwe kugira ngo ntsinde so rero nta muntu ari yindi guhangana nawe hariya umuntu wese wari gutwara n'iki ngiki nari kwishima nkumva yaragikoreye sibyo so uriya munsi rero numvaga ari umunsi udasanzwe ku bantu dukorana navuga muri company ahantu hamwe uri kumva ko baduteguriye ibirori byiza bavuga ati reka batugenere ishimwe uri kumva babone ko bya bindi dukora urabona nawe hari igihe njya nkubwira ati uyu munsi navumbuye content ndagiye utanahari ariko byibuze uriya munsi wakweretse ko ndakorera ubusa kweretse ko igihe icyo cyose nakubwira ngo ngiye gukora ikiganiro cyangwa ndagiye cyangwa ngiye gukora ikiganiro umutima wawe uzabyakira vuba kubera ko wabonye umusaruro uretse nuko wakora yari umusaruro wonyine hariho n'ibindi ndi musaruro tugenda tubona ariko noneho iki ngiki ni akarusho aka ni akarusho okay uriya munsi bakimana kumpamagara narishimye cyane umutima wanjye yarishimye mwarabibonye kandi namwe mwarakoze kuze kwifatanya nanjye so Imana iguha umugisha ndabizi uranshyigikira cyane byose cyane uriya munsi ahubwo nari ubuse wari kungeza mu rugo gute udatsinda ntabyo wari mutekereza iyo ntsindwa ibiganiro byari kuba bikeya mu modoka ariko nyine narishimye nawe urabyumva umuntu wese iyo yishimye aba yishimye okay ni byiza rwose babonye ibikombe igikombe ni ikintu cyiza hari abantu bashaka kubisuzugura ariko reka mbabwire yuko uri igikombe kigira agaciro bitewe n'icyo abantu bahiganiye urumva icyo abantu amarushanwa yari arimo amarushanwa abantu bari barimo akanyota ufite ndaza kunywa amarushanwa abantu bari barimo niyo agena iki igiciro cy'icyo mwarimu muhatanira igikombe bitewe n'amarushanwa ukuntu yari ameze niyo atanga agaciro k'igikombe icya kabiri buriya igikombe cyiza cyacu ni amateka aya ni amateka aya ni amateka uzagenda werekana ukavuga ati nigeze gutsindira igikombe cya YouTube hanyuma kanange nkubaze ikindi ni icyubahiro warubizi ni kuri Pupabiri reka nkubwire sibakiduhaye kuwa kabiri nagejeje sanga ndi gusubiza message zananiye birumvikana ni icyubahiro wari wabuze n'ibitotsi narasinziriye gusa nasinziriye ninze kubera abantu barimo baramfereta ariko narasinziriye none se nkubaze igihe twari turi hari imbere bagiye guhamagara ubwa mbere sinagiye mu mwanya w'abasinze ubwa mbere barahamagaye ntekereza ko bavuga izina ryawe mbona uratsinze ubwo se wese wumva umeze ndavuga ati ako n'abagitwaye rwose nabonaga nabo ntacyo babaye nabo bari bakwiriye n'abakozi b'Imana ariko ikindi nagiye mvuga nasanze buri abantu iyo bakora ari babiri bari sawa ariko Pupabiri reka nkubwire kino gikombe kumva njyewe ndi umu content creator ukora wenyine sibyo kandi nimba ari ikintu kigoye nukuri nizajya mara n'iminsi ndakora ntimukangaye kugira ngo wicare hano kuri kamera ukore wenyine n'abatumirwaga kugira ngo utumire umuntu akwemerere biba bigoye rwose so rero nuzajya ubona nkoze njyenyine ikiganiro cyanjye kikarebwa ujye unjyana ahantu rwose uvuga ati mada indabona izawe utegerezwa rwose guhatana utegerezwa gukora nubwo uri wenyine ariko ugomba gukora kandi umusanzu w'umuntu umwe ntabwo ushaka kungana n'umusanzu w'abantu babiri niyo mpamvu rero mvuga ko bari abana gutsinze nuko ari babiri bari babiri ariko nawe iyo muje kuba muri nka babiri wenda hari igihe bashobora kuba baratsinze cyangwa
mwaratsinze ya nibyo rero bisaba gukora hanyuma bazi urabizi mfungura YouTube channel mba ntibeshye YouTube channel yanjye maze umwaka no mwaka umwe gusa umwaka hanyuma kandi ndabizi ko uri umwe mu bantu bangiriye inama yo kugira ngo nze hano hantu ngaragaza ubuhanga bwanjye buriya no kuza hano kuri kamera ugafata microphone ukavuga udasitara ni ubuhanga no gusitara nta kibazo nasa ndi muto sitara nyine hari ubwo nshobora kuvuga rimwe kabiri gatatu ngasitara kuvuga ati madawo va kuri kamera ntushoboye ariko njye umaze gushyiraho amavideo agera muri rumva narakoze pe so ubibona gute imikorere yanjye abantu baca intege abantu bavuga ati ariko nkawe koko wohereza madamu kuri kamera utanahari ubyumva gute donc iyo ugenda uhura n'ibyo bintu uba wumva wahura hano ntabyo mpura nabyo sinabikubwiye ibyo ngibyo kandi ubizanye ntabyo mpura nabyo uhura nabyo oya nta muntu urambwira ngo se kuki wafunguye YouTube ukora ibiganiro ntawe kandi nuzabimbwira azabanyinjire mu buzima banzeke azabanyinjire mu buzima uzaba umwinjire mu buzima ibi ngibi rero ntago nari nzi yuko ushaka kugera ahantu ushaka kumenyera ugahatana ukageza igihe ushaka kubona igikombe ni ukubera yuko ariko inzi kugira umwete icyo cyo inzi kugira umwete inzi ko ugira courage gukora inzi yuko rwose icyo wihambiriye utegerezwa kugira ute ukigeraho icyo wihambiriye ndabizi ko utegerezwa kukigeraho ni ukuvuga ngo rero kuva umunsi utegerezwa gufungura YouTube ndiko kugihe utekereje narakubujije ubwa mbere ndavuga ati byihorere haca imyaka ndakubwira ngo genda ufungure uragenda urafungura rero gahoro gahoro bazaca umugani ngo petit à petit l'oiseau fait son nid ngo gahoro gahoro agafaransa bakarimo nanjye ndaguciraho mu Giswahili ngo gahoro gahoro inyoni ziruha ikuzuza icari gahoro gahoro igenda ikazana akatsi kamwe patiri tejo reka bataguseka hariya urumva inyoni ikagenda ikazana akatsi kamwe none ikazana kandi ejo bundi ikazana kandi urumva noneho ibintu bikaruha ikuzuza inzu yo kubamo niyo mpamvu n'ibi ngibi nta muntu n'umwe bazava ngo nta mwana ujya uvuka ngo bahita yuzura ingobyi ni ukuvuga ngo gahoro gahoro umwana azagenda kwira muri ya ngobyi abaswahili bakavuga ngo pole pole njomwenda abaswahili niko basaba ati gahoro gahoro nuko nguko ni ukuvuga ngo rero nawe watangiye ntabyo uzi nta bundi urabikora utarakandagira kuri kamera utange ikiganiro ugire gute ariko ndabizi ko ubu ngubu ahantu ugeze rwose courage ikindi cy'umwaka utaha ugomba gufata icyambere apana kuvuga ngo ucumu content creator ngo baze aba content creator bose b'umwaka ugomba kugitwara uzamfasha nturi inyuma noneho tuzagitwara urumva rero niyo mpamvu rero nta gucika intege nta guca intege kuko abaguca intege ntibari kuguheza kino gikombe kandi biriya bino uwakimpaye hari imbaraga zindi yambonagamo avuga ati ntabwo yari kuguheza nose hariho abandi bantu barimo bakora ariko tugiye turebera ku bantu mwagiye muhangana rwose kiri gikombe wari ugikwiriye kino gikombe rwose iyo batakiguhereza njyewe nari gukora mandamano papa biri mandamano nimbi hapfa baba nari gukora mandamano nkabaza ukuntu abantu bashobora gute content creator umwaka ukora wenyine ukuntu warakoze urabukwiriye agafaransa ni keza nanone rero turasaba abantu n'ubundi bongera bakomeza gukandira baduteza imbere noneho turashaka kuzafata kimwe cy'asa cy'ibihumbi 100 ikintu cyo tugiye gushaka noneho kabisa ubwo rero ndasaba yuko ugiye gushimira abantu ugiye gushimira abantu bafatikanyije nawe kuva ku munsi wa mbere urabona kino gikombe buriya iyo bija kuba ari nje nawe ntabwo twari kukibona sibyo iyo njya kugushikira nje nyine abandi batagushikiye nta kino gikombe bari kukibona ariko kuva ku munsi wa mbere ushiraho video ya mbere abantu bakanze bakavuga ati nje nzajya nkurikira Elizabeth bakagenda bakava ku gihumbi Yesu we no wamuvuga nk'abakecuru Elizabeth basi ibyo nibyo nyine ndashaka Elizabeth official
Elizabeth ya Elizabeth. no ntabwo ari ni Eli Elizabeth Elizabeth none rero kuva bari abantu ugomba urabashimira Yeah. kuva ku munsi wa mbere bashizemo imbaraga zabo bafata umwanya wo kureba urabona gufungura YouTube ukagenda kuzuza amasaha yose asabwa ntabwo byoroshe urabashimira ko niba baguhesheje kino gikombe. Yeah. Okay. Umuhaye mwanya Ndaguhaye rwose se nkuriya muri kamera bamuhareba muraho neza ndabasuje cyane Ndashaka abafana oya ubundi kongera. ngiye kongera noneho mbashimire ndabasuje cyane ndashimira abakunzi banjye reka mvuge mu ncamakeya ndashimira umuntu wa mbere wamfunguriye YouTube channel ariwe Ihora ubu akaba asigaye akorera ku Mahema. Yeah. So niwe muntu wamfunguriye YouTube channel ndashimira umugabo wanjye wanteye courage wanteye imbaraga agenda ngira inama nyinshi zitandukanye aramfata akaboko ntiyandekura kugeza uyu munsi. Ndashimira abantu bose bankunze kuri social media inshuti nyinshi mfite ubu ngubu ni abantu tutaziranye bankunze gusa bankunze kuri YouTube batanzi nyine. So ndabashimira cyane abantu mwankunze abantu munyandikira mwese Imana ibaho umugisha. Ndashimira cyane umuntu witwa Chris umuhungu w'intwari cyane umugabo ni umuntu mwiza cyane yadufashe ukuboko ahari Imana imuha umugisha ari nawe bosi w'iyi studio yitwa Calm Studio. tuzamuzana iwe tuzamuzana very soon. tugomba kumuzana. So ni umuntu mwiza cyane ku buryo rimwe na rimwe nacikaga n'intege akambwira ati Isabelle urashoboye komeza ukore. Yeah. Imana imuha umugisha. Yeah. Ndashimira inshuti n'abavandimwe ababyeyi banjye buriya ababyeyi n'umugabo n'abantu bakomeye cyane. Hari igihe mama na papa kabisa bambwiraga ati Isabelle ibintu bintu uzabishobora ati nzabishobora bakantera imbaraga ababyeyi banjye aho muri kabisa. Imana imuha umugisha n'abavandimwe n'abantu bose muri rusange mwese mu nkunda mwese mwankandiye. Imana ibaha umugisha kino gikombe ndakibatuye mwumve ko ari icyanyu ko atari cya Elizabeth. Imana ibaha umugisha. Akantu uvuze uherukiyeho niko keza. Ndangirijeho. Uherukiyeho nyine. Oya guheruka ni gute? Ni ukurangirizaho. Ikinyamurenge. Okay. Uzi hano handitseho inane. Icyongereza usare tuzicyongereza hanze ngo best single YouTuber of the year. Ako Pablo wavuze muri France ko. Yeah. Oya wavuze muri France. France se ndashaka imenya. Nabwire munani. Uramenye utazibagirwa ururimi rwacu ndore turi kugenda. Kandi turi gutaha. Rero bavandimwe iki gikombe tugituye inshuti za Elizabeth Official ahageze rwose ubutunzi bukuru n'abantu. Kandi umuntu kurusha abantu ngo abakurusha. Kandi umuntu kurusha abantu abakurusha ubutunzi bukomeye. Sibyo? Rero ubutunzi dufite ni mwebwe ni mwamuhesheje kino gikombe hari abamutoye n'abari bose bagiye bareba ama subscribe bakareba igano ko byarebwe ibyo byatumye ahabwa kino gikombe. Rero bavandimwe turabashimiye Imana ibaheze umugisha. Sibyo? Turakibatuye. Rero amahoro y'Imana bane namwe turarangije sibyo? Kiganiro. Tuzakora ikindi rero tuzakora part 2 ikicyari cyo kubwira abantu amakuru y'igikombe sibyo? Nukuri ndagukunda wa gikombe. Nzaguhora nuri ya mwaka nzakibona. Tuzagishaka. Hasi ubu nono. Tugiye gukora hasi no hejuru. Tugiye gukora hasi no hejuru. Amanywa ijoro dukora. So turabashimiye cyane. Turashimira n'abantu ibikombe uri munsi batarakibonye wababwira iki? Nukuri nababwira ngo courage. Buriya ubu nibo bafite imbaraga kuturenza twe twakibona ubu bagiye gukora bagiye gushyiramo imbaraga kugira ngo uriya mwaka nabo kuko mwe mushobora kwirara ugasanga ntabwo tukirara ngo twabonye igikombe ariko abandi batakibonye kuvuga ati none uriya mwaka tugomba gukora cyane kugira ngo tuzakibone. So kandi buriya nta kintu wageraho utakoze ntibishoboka ikintu cyose uzageraho cy'agaciro bizava mu kuntu wakoze. So naha abantu congratulation ku bandi bantu batsindiye ibikombe bo muri Calm nukuri mwumve ko twishimye kabisa. Nta shari ubundi nta shari mwese muri mwuga umwe mukora bimwe ntihakagire umuntu uzagira ishari ngo wewe ntiyabonye igikombe cyavuze se ngo uyu ntiyarashaka akibona
rwose niko kubana no kandi kugira ngo abantu muzagere bagane kure. muri kamu muzahane n'ibiganiro muzajya muhana ibiganiro abantu bakora muri Cyane. kamu babe bavandimwe Yeah. nibyo byiza Yeah. sawa Mm. bye Bye, tutarudi murakoze cyane